Bakunzi ba Bigerezo TV turabashuhuje tubahaye ikaze kandi nanone kuri kamera za Bigira Iherezo TV. Bantu batuye muri Afurika, abari muri Uganda, Burundi, Abanyarwanda bose muri rusange, Abakongomani, abaturanyi bacu ba Tanzania hano hirya, turabashuhuje dusuhuze abantu bari bwota amasimbi, ndavuga Amerika, umugabane wa Amerika, ndavuga umugabane wa Aziya, Australia ndetse na Oceania. Tubahaye ikaze, ndabizi ko muri inshuti zacu, muri inshuti z'akadasohoka, turavuze ngo Imana ibaduhere umugisha. Turi no mu mpera z'umwaka tubifurije umwaka mushya muhire, mwabanye natwe, mwaragiye mutugaragariza urukundo rwinshi, bamwe mukaduha komanteri mu byo dukora mukabishima, ndetse inama zanyu turazibona uko bwije uko bukeye. Twagize umugisha rero, twagize umugisha udasanzwe, turi kumwe n'umugabo ufite izina muza kumbaza iri zina ryaje gute, afite izina ryitwa Buryohe. Buryohe ariko si ryo ryonyine, afite n'andi. Murabona ko akunda kwishima, ndagira ngo tumuhe ikaze, uze kongera ijwi kugira ngo abantu b'Imana baze kukumva neza. Ni karibu mutumirwa wacu. Yego murakoze cyane. Yego. Witwa nde? Ese utuye he? Mbere yo kuza gutura aho utuye none wabaga he? Ndagira ngo utangire utuganiriza. Ubusanzwe nitwa Uwizeyimana Jean Pierre. Yego. Abandi banyita Pastor Peter Buryohe. Ni amazina menshi cyane banyitirira y'indirimbo. Yego ni menshi ariko ndumva ndi uwo nguwo. Bakwita Pastor Buryohe. Nyirizina se uri umupasitoro? Oya, ntabwo ndi umupasiteri. Kuki bitewe n'umurimo nkora, niyo mpamvu ayo mazina yagiye aza gutyo. Bakwitirira umurimo, bivuze ngo akazi kose umuntu akora barakamwitirira. Buriya umuntu acuruza amakara nawe bamwita izina bikurikije n'akazi akora, cyangwa ucuruza ifu, cyangwa se utwara imodokari, buri wese n'akazi ke bakwita izina bakurikije icyo ukora. Kuki bakwise Pastor Buryohe? Kera nkiri muto nakuze ndi umuvugabutumwa cyane, mpagarara ku ruhimbi banteretse ku meza, nkaririmba abantu bagafashwa, nkabwiriza abantu bagafashwa, nkura nitwa pasiteri. Witwa pasiteri. Buryohe rero ryo ryaturutse ku murimo none ubu nkora. Bitewe n'akazi uyu munsi uri bukore. Uyu munsi wa none nkora. Uraza kubitubwira mu ncamake, pasiteri. Yego. Reka nanjye nkwite pasitori. Nta kibazo. Uyu munsi wa none utuye hehe? Ese mbere y'uko utura aho utuye umunsi wabaga he? Uvuka he? Wakumva ngo uyu mugabo turi kuganira uri muntu ki? Ninde turi kuganira nawe? Ubu ngubu mbarizwa mu kagari ka Musave, aho bita mu Gasibo. Ni naho nkorera ubu ngubu, ni naho ntuye. Uvuka hehe? Icyo kibazo abenshi bajya bakimbaza kikangora cyane gusubiza. Kuki kikugora? Nuko navutse mu buryo bukomeye. Ubundi nisanze bantoraguye ku Kanyaru, mama yarambyaye ansiga aho ngaho arigendera, abashumba cyangwa baje ku rufunzo barantoragura banjyana mu kigo cy'imfubyi. Bakujyanye mu kigo cy'imfubyi? Yego, niho nisanze ndererwa, nyuma nza kujyanwa mu rugo n'umubyeyi nawe aza kwitaba Imana, nisanga nageze mu buzima bwo muri rigori cyangwa mu muhanda, mbaho muri ubwo buzima. Bivuze ko utazi aho uvuka, niyo mpamvu nkubajije ukavuga ngo kirakugora kugisobanura. Yego. Komera nshuti yanjye, bikomera kandi ube intwari. Umubyeyi wakubyaye nawe kugeza kuri saa ntabwo umuzi? Ari uwambyaye ndetse muri ubwo buryo nta muntu n'umwe nari nabona dufite icyo duhuriyeho cyangwa icyo dupfana.
ubu ntuzi n'agace basi nta n'ubwo ubyumvaga amateka cyangwa akanunu, tuvuga akanunu tuvuga ngo nta some information nta na nkeya uzi ku bijyanye n'aho uvuka, wenda uvuga ati hari amaraso, burya amaraso ni meza ni n'amabi arakururana, ntabwo nta n'umuntu wigeze ugushaka avuga ati uyu mwana hari akana nyamara twabonye dusa ku isura, nta n'umwe. njya ngerageza nkagira umubabaro iyo bambwiye ngo dusa n'umuntu runaka, Mm. ndagerageza nkamukurikirana kugira ngo ndebe ko byibuze Yakumenya. yamenya cyangwa njye namumenya. Mm. urumva muri ubwo buryo nagize ibikomere bikomeye Mm. kuba kuri iyi si, uvuga ngo nta muntu n'umwe, nta muryango ukora ubukwe kwanjye, byari bigoye, nabuze uwo ntumira, ariko nk'umuntu wabanye cyane n'abakozi b'Imana baramfashije, yego nkora ubukwe. Nimba nakurikiye neza, uyu ni umugabo mu kuvuka kwe, mama we amubyara yaramujugunye, sinzi mba numvise neza, bakujugunye mu rufunzo ku Kanyaru, ku Kanyaru. yego. Ku Kanyaru kahe, uvuka he ubwo nyirizina? hafi aho ngaho i Makwaza, bahita i Makwaza, Makwaza, ubwo ni mu kahe karere? ni mu karere ka Gisagara Ni- mu ntara y'Amajyepfo. nawe ubwe ntazi kubisobanura neza aho avuka, yisanze ari muri ubwo buzima. Abantu mudukurikiye, birashoboka ko nawe ubaye muri ubwo buzima, ntuzi so, ntuzi mama wawe, ariko najya nkubwire ngo komera, nta kitagira iherezo, Bigirezo TV niyo mpamvu twashinze uno murongo w'iyobokamana, cano iriho ibiganiro bitandukanye, iriho ubuzima busanzwe. Ndagira ngo nkubwire ngo komera, nawe Peter komera sha, komera ube intwari. Ikintu kinejeje uzi icyo ari cyo, ni ukukubona utakiri uruhinja, ni ukukubona warabaye umugabo, ni ukukubona witunze, ni ukukubona uri undi muntu. Nibutse abantu ko tudakwiye guheranwa n'amateka. Yego, hanyuma rero ibyo tubirenge, birumvikana ko waciye muri ubwo buzima. Iri zina ryitwa Buryohe ryaje gute? urabona iyi kovide imaze kuza, nari ntunzwe n'ibiterane, kujya kubwiriza, kuririmba bakantumira, gutyo muri ubwo buzima nibwo nari mbayemo. Igihe rero iyi kovide iziye, mbona birakomeye, nihangira umurimo, nkora isambusa, nkora capati, barazikunda cyane, abakristo barankunda, bakajya bantangarira, bakaza kureba wa mukozi w'Imana ibyo ari gukora, bamwe bakanseka, ariko ndakomera bitewe n'ubuzima nanyuzemo, nkomeza gukora cyane. bibaryohera rero banyita Buryohe. Buryohe. Bakwitiriye isambusa wakoraga zari ziryoshye. Yego, na capati nakoraga ziryoshye cyane. Ubu se uracyazikora? Nakuyemo amafaranga menshi ku Eh. buryo ari naho nakuye inkwano, Yego sha, niyo mpamvu umurimo wanjye ntazawureka. n'ubu niko kazi wikorera. N'ubu ngubu n'umunsi wa none mba numva nta kareka. Ubivanga ute n'umurimo w'Imana rero? Ahangaha abantu benshi bijya bibagora, bakavuga ngo kuba umuntu afite akazi, kuba umuntu ari umukozi w'Imana ngo ntiyakora akorera Imana, wenda mu buryo bw'ivugabutumwa, ngo ntiyakora n'akandi kazi. Ugasanga umuntu ahereye ku wa mbere arangiza icyumweru agenda. Wowe n'iki watugiraho inama? Nimba ufite icyo ukora, ukaba utunze urugo rwawe bitewe na capati ndetse n'isambusa n'utundi tuntu tujyanye nabyo, n'iki wagira inama abantu badashaka gukora, babyuka bagenda gusa ngo bagiye mu murimo w'Imana? Urabona nk'urugero, iyo bagutumiye nk'ahandi runaka, birashoboka ko hari igihe itike ibura. Icyo gihe iyo ya tike ibuze, aho hantu ntabwo wongera gusubirayo, cyangwa se ugenda wacumuye mu mutima, ukavuga ati se byagenze bite ko nta kintu bambwiye. Noneho rero njyewe ubu iyo bantumiye bampa tike batayimpa, bavuga ati hariya mfite bizinesi, yego nkora umurimo w'Imana nishimye cyane, mbohotse. Ubwo rimwe na rimwe hari igihe abantu bajya gukorera Imana ariko bazi ko bari buhabwe ayo matike. Iyo batayabahaye, rimwe na rimwe usanga bateza induru n'akavuyo n'iki. Wababwira ngo bajye gukora? Ntibige gukora, kuko rego uyu murimo w'Imana, pasitori, numvise uri umuhanzi, ntabwo dukorera ibihembo. Bisaba kwitanga gukomeye. Ntabwo twe dukorera ibihembo. Ni ukuri.
abantu bameze gutyo barindira amatike bategereje, byumvikana ni cya kintu cyo kudashaka gukora akazi, bakumva ko mu itorero umupasitori nimba agutumiye, umushumba uzategereza mu matike, oya. Na Pawulo ubwe tubagira inama aho ngaho, nawe yakoraga umurimo w'ivugabutumwa. Mu bantu twasomye tewoloji batubwiye ko yakoraga umurimo w'ivugabutumwa, yarangiza byagera ngo nimugoroba akajya kuboha amahema. Rero warakoze nawe, twese ni uko dukora umurimo w'Imana, ntabwo dukorera Imana kugira ngo baduhe amatike, tubisobanurire abantu batwumva. Yego, icyo tukirenga. Mu bijyanye n'umuziki wawe, mu bijyanye n'indirimbo, ni iyihe ndirimbo waririmbye nawe ukumva ikunyuza umutima, waduciramo nubwo waduha igitero kimwe? Hari indirimbo ikunyura, nubwo ufite nyinshi ndabizi kuzigira, ndakuzi jyewe uri umukozi w'Imana pe, ariko se kandi waririmbiye abakunzi ba Bigerezo TV nibuze igitero kimwe mu zo ukunda? Asifiwe, atukuzwe, Bwana Yesu ni namba moja, nashimwe, nahimbazwe, uyu mugabo ni uwa mbere. Amen. Bivuze ngo Yesu niwe wa mbere mu buzima bwawe, uyu mugabo niwe wa mbere mu mibereho yawe. Peter, watubwiye ko wakoze ubukwe, waduha ishusho y'ubukwe bwawe uko bwagenze, ni ikihe gitangaza wabonye mu bukwe bwawe? Byarantunguye cyane. Imikorere y'Imana ikora ibintu binyuranye twebwe n'ibyo twibwira, ikora cyane ibiruta cyane n'ibyo twebwe tuyisaba cyangwa ibyo twibwira twebwe. Nabonye igitangaza cy'Imana ubwo nabonaga nta shinge, nta rugero, nta miryango mfite, nakoresheje invitation mbura abantu bo kuziha. Nshobora kubivuga gutyo benshi ntibabyumve, ariko nabuze abantu bo kuziha. Igihe cya covid cyari kije, byari bikomeye. Yego, uravuze ngo wabuze abantu bo kuziha kubera nta miryango, wazikoze mu kwizera, ariko kandi ntekereza ko Imana yabutashye ubukwe bwawe. yarahabaye. Yego. Ubu uri umujene Mariya. Yego. Umaze igihe kingana iki ukoze ubukwe? Niba ntibeshye ni nk'amezi 8. Ubona se ubuzima bwo mu rugo bumeze bute na madamu, ko iyo umuntu amaze gushaka rimwe na rimwe ahura n'intambara zikomeye mu bijyanye n'urugo, ubona Imana ibarinze? Imana iri kumwe natwe. Yego, tukwifurije urugo rwiza, twifurije umugisha w'Imana, muzabyare muheke. Abantu bari mu bihugu bitandukanye, bari muri Amerika, bari muri Australia, uyu mugabo ni umugabo ufite ubuhamya rwose, ukuntu iwabo bari baramujugunye, ariko nkwibutse ko nta hantu haba Imana itakura umuntu. Nubwo iwanyu bakwirengagije, imiryango ikakwirengagiza, ntuhumure. Na mwene data Peter murabona ko ari umugabo w'indarumikwa, ni igikwerere, ni icyota, ni umuntu ukomeye cyane, ni umuntu udasanzwe rero, kandi ni umukozi w'Imana. Peter, nejejwe nuko wakuye amaboko mu mufuka ugakora. Leta yacu y'u Rwanda igira ikiganiro, hari ikiganiro bacisha kuri radiyo cyitwa Kazi ni Kazi. Ni iki cyatumye wowe ubwawe wumva ko udakwiye guterwa isoni no gukora isambusa uri umuvugabutumwa? Wadusangiza urwo rugendo, kuki wumvishije ko ugomba gukora isambusa? Byakujemo gute? Kandi uzi ko nuza kwicara ku muhanda hari abantu waririmbiraga baza kuryana inzara, abantu buriya dufite abantu bazi kunegurana, bakanegurana cyangwa bakareba ibitanabareba. Ni iki kuki byakujemo gukora isambusa? Nari mfite kantine hariya hafi ya Emirake, iza guhomba. Mbona ngiye kujya mu buzima butari bwiza. Urabona nk'iyo ugiye mu ivugabutumwa bisaba kugenda wambaye neza, kuko uramutse ugiye kubwira abantu uti Yesu agira neza, utambaye neza cyangwa udafite, abantu babibonamo ikindi kibazo. Nuko rero nahise ngira igitekerezo cyo kwihangira umurimo, muri nteka isambusa, capati. Barazikunda cyane, nzikuramo amafaranga menshi kandi n'ubu ndakomeje. Yego.
igitekerezo wangaga gusubira inyuma, ukanga kwambara ubusa, ukanga donc mu kinyarwanda bavuga ngo imfubyi bagayotsa. yego yego. Imfubyi bagayotsa wagombaga kwirwanaho kugira ngo ubone nawe ko watunga umuryango. Imana izagufashe. Ndabizi ko ubuzima bwo mu muhanda warabwibagiwe. Narabyibagiwe Ubu cyane. ntukirara ku ikarito, uryama kuri matora. Kurya neza cyane, matera nziza Intebe nk'izo wicayemo, cyane cyane. Imana yarakoze. Yarakoze. Ndagira ngo ufashe. N'iki wabwira abantu bihebye, babona ubuzima bwabacanze, ubu hanze aha harimo abantu babona nta mibereho, nta shusho y'ubuzima. Wowe Imana yaguhinduriye ubuzima. N'iki wakomeresha abandi? Tewe niwe waririmbye ngo nta hantu kure Imana itakura umuntu, nta naho itamugeza. Bakomere bihangane, Yesu niwe womora ibikomere byo ku mutima. Mukomere, nari nzi ko ari njye muntu ufite ibikomere byinshi cyane, ariko nanjye Imana yagiye inyomora, yagiye isanga, nabanye nayo, nkunda gukora, nkunda gusenga, Imana ibana nanjye, igenda inyomora ibikomere. Uyu munsi wa none ndi umugabo, mfite alubumu ebyiri, namwe murumva amafaranga yagiye muri izo ndirimbo, mfite n'izo natangiye, mfite amaporoje menshi, mfite izo nakoze amashusho, urumva ngeze ku rwego rushimishije, nakoze ubukwe, namwe murabizi. Yego. Ariko nimba mbyibuka neza, ubwo watangije bije yangahe kuri konti, hari hangahe kugira ngo ukore ubukwe? Hari amafaranga arenga miliyoni. Tekereza umuntu wayakuye muri capati. Cyane rwose. Wakoze capati kugeza ubwo ugera miliyoni. Ayo ni ayafatika gusa. Ubwo hari abantu bashobora gutekereza ko capati nta kazi karimo. Umurimo wose iyo werekejeho amaboko, Bibiliya iravuga ngo uwukorane umwete. Uzi ko nanjye ngiye kuzazikora, ndumva harimo akantu. Harimo akantu. Ariko buri wese n'ibyo akora, natwe tuba dufite ibyo dukora kandi bitwinjiriza, biduhesha umugati. Yego Pastor, reka ngushimire. Murakoze cyane. Reka ngushimire, ubutandi tubakenera nabwo tuzabatumira, muze muganiriza abantu, mubwire abantu ineza y'Imana. Izi mfubyi ziri hanze aha, ziri kubura uburyo zibayeho, ziri kurira, aba bapfakazi, aba bana bo ku muhanda, n'iki wababwira mu bijyanye no kwihangana nk'umuntu waciye mu buzima bugoye, ariko Imana ikaba yaraguhindura ubuzima? Ni irihe jambo rigufasha wabwira abantu? Hari abagiye mu muhanda kubw'impamvu zabo bwite, bananiye imiryango, abandi bagiye mu gakungu k'abagenzi babo, ariko njye nagiye kubw'impanuka cyangwa kubw'ibibazo bitandukanye. Nabasaba bakomere, mu muhanda ntabwo ari heza, biyahuza ibiyobyabwenge, baba abajura, bamwe bakabafunga, abandi bakaba indaya. Baveyo, baze, dushime Imana, bakizwe, bumve Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, bizera Imana, bazatabarwa nabo, nibashyira umutima bakawuzana ku Uwiteka, azabagirira neza. Ijambo ry'ihumure ni ukuva mu byo barimo bakaza bakegera Yesu. Yesu niwe uhindura ubuzima, Yesu niwe utanga gakiza, Yesu niwe womora inguma. Imana ishimwe. Nyemera usengera abantu, dusoreza aha, ariko tutarasenga. Nk'umuntu agukeneye, ashobora kugutera inkunga, ashobora se kuza kugura iyo sambusa, wenda nk'abantu bari hafi aha baradukurikira benshi, abari mu Gasima cyangwa se abari mu murenge wa Ndera, iyi zone dutuyemo, ni nk'umuntu ushaka kugusura ngo aze hano, ushobora kuza akavuga ati mukozi w'Imana, ndumva ashaka kugutera inkunga kugira ngo za sambusa zaguke, ugire n'iyo kantine wavugaga. Ese umuntu ashobora kugutera inkunga cyangwa se ashaka ko ibyo ukora bimenyekana, bimenywa n'abantu, yacisha he ubwo bufasha cyangwa se ikindi kintu, yaba inama cyangwa se kugusura? Erega imfubyi Imana irazizi. Umuntu wabaye imfubyi Imana iramukunda. Yesu ashobora no guca kuri iki kiganiro utanze, Imana igakoramo ibintu byinshi bikomeye. Ni iyihe kontakite waduha kugira ngo n'uwagira icyo akumarira, n'uwagira icyo akunganira, abe yacishaho ubwo buryo? Urandika Yesu ni uwa mbere by Pastor Peter, cyangwa se nkabaha nimero mwambonaho
0788 53542. Yego, urakoze cyane, tugushimire. Yego namwe murakoze. Nyemera usengera abantu. Mana turagushimiye, tugushimiye imbabazi zawe n'urukundo rwawe udufitiye, uhereye mu itangira kugeza mu iherezo. Mana turaguhimbaje, wagiye ubana natwe mu bihe bikomeye, ku manywa na nijoro ubana natwe, ugenda utwomora ibikomere byo ku mutima. Ndasenze abakomerekejwe n'ubuzima, abakomerekejwe n'intambara n'ibihe tugenda tunyuramo, Mwami ubomora ibikomere byo ku mutima. Twarababaye Mwami, waravuze ngo ntabwo uzababaza umuntu iteka, ugera ukamugirira ibambe. Mwami girira ibambe abantu bari mu mihanda, girira ibambe abantu bafite ibikomere bitandukanye, girira ibambe abantu bose bababaye, abarushye n'abaremerewe bose ubasange, ugabanya abarimbuka wongera abakizwa. Mwami hindura abantu bawe Mwami, abantu nibaguhungireho kuko ari wowe buhungiro. Bagirire neza Mwami, girira neza abanyarwanda, girira neza Afurika, girira neza abantu bose bari mu bihugu bitandukanye, Uburayi na Aziya. Mwami ahantu hose ku isi yose ugabanye abarimbuka wongera abakizwa. Komeza utugirire neza, utwagurire imbago uko bwije n'uko bukeye. Turaguhimbaje, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Komeza uganze kandi utegeke na Sibo TV Mwami w'Imana, ukomeze uyagure mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri. Mwami reka nyakubahwa Imana, reka abayikoreraho bose ukomeze utugirire neza. Ndagushimiye ko na mwene data Theogene twabanye muri iki kiganiro, wankoresheje ikiganiro, reka ukomeze umugirire neza mu rugo rwe, uko bwije n'uko bukeye ukomeze utwagurira imbago Mwami, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Murakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Bari bakurikiye Ibigerezo TV kuri ino channel, Imana iduhane umugisha, ntukabure umugisha w'Imana.